Hagati y'umunyu n'isukari ni iki kibi mu mubiri? Umunyu n'isukari uko umuntu agenda akura cyangwa bitewe n'ibyo akora, niko n'ingano agenda akenera ku munsi ihinduka. Muri rusange umuntu akeneye garama zitarenze 2.3 ku munsi z'umunyu ndetse na garama zitarenze 40 z'isukari. Ku rundi ruhande abagabo bakeneye isukari nyinshi kurusha abagore kuko abagabo bakenera garama 37.5 naho abagore bagakenera garama 25. Nubwo byose iyo bibaye byinshi mu mubiri bitera ibibazo bitandukanye ku buzima, gusa isukari iza mbere mu guteza ibibazo byinshi mu mubiri. Ubusanzwe bimenyerewe ko umunyu ari ikintu kibi ndetse ko ariyo soko ikomeye y'indwara z'umutima ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Nyamara ubushakashatsi butandukanye bugenda bwerekana ibitandukanye. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku kibi ku mubiri hagati y'umunyu n'isukari. Bityo muri iki kiganiro turamenya ububi bw'isukari ku buzima muri rusange. Muri iki kiganiro kandi turasobanukirwa uburyo wagabanya igipimo cy'isukari yinjira mu mubiri wawe. Reka tubibutse ko dukora ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ububi bw'isukari nyinshi ku buzima bwa muntu muri rusange. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika gifatanyije n'abahanga mu by'ubuzima bagamije kumenya hagati y'isukari n'umunyu umwanzi w'ubuzima bwa muntu, bwagaragaje imwe muri iyi myanzuro ikurikira. Umwanzuro wa mbere w'ubushakashatsi bwakozwe ku bubi bw'isukari ku mubiri bwagendeye ku ngaruka mbi z'isukari mu mubiri. Babonye ko isukari ya fructose ariyo mbi cyane mu masukari yose. Umwanzuro wa kabiri w'ubushakashatsi bwakozwe ku bubi bw'isukari ku mubiri babonye ko kugabanya umunyu ufata bishobora gutera ingaruka nyinshi kurusha uko byagufasha. Ikindi kandi kugabanya ingano y'umunyu ufata bigabanya ku kigero cyo hasi cyane ku bantu bamwe na bamwe umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension. Umwanzuro wa gatatu w'ubushakashatsi bwakozwe ku bubi bw'isukari ku mubiri wagaragaje ko kugabanya umunyu, sodium, bishobora guteza izindi ngaruka harimo guteragura cyane k'umutima, kwiyongera kw'akazi k'umutima na stress. Ikindi kandi wagaragaje ko fructose, ubwoko bw'isukari, iri mu bitera ku rwego rwo hejuru indwara z'umutima kimwe n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibi biratangaje cyane kuko ubusanzwe twari tuzi ko kugabanya umunyu ari byo by'ingenzi. Ariko ntihagire ikivugwa ku isukari, bityo umunyu uri ku kigero cy'ibirinda umubiri wawe indwara nyinshi zikomeye. Reka noneho turebere hamwe uburyo wagabanya isukari mu byo ufata cyangwa urya mu buzima bwa buri munsi. Ikintu cy'ingenzi ugomba kwitaho ugabanya isukari mu byo ufata cyangwa urya mu buzima bwa buri munsi ni ukugabanya isukari cyane cyane iyongerewe yaba mu binyobwa cyangwa ibiribwa. Irinde kandi ugabanye ibinyobwa biryohereye biba byongewemo isukari, urugero nka fanta zitandukanye, mu kugabanya isukari winjiza mu mubiri wawe. Irinde ibiribwa biryohereye biba byongewemo isukari, urugero nka za biswi zitandukanye, mu kugabanya isukari winjiza mu mubiri wawe. Irinde ibiribwa biryohereye biba byongewemo isukari, urugero cake zitandukanye, mu kugabanya isukari winjiza mu mubiri wawe. Irinde ibiribwa biryohereye biba byongewemo isukari, urugero nka gato zitandukanye, mu kugabanya isukari winjiza mu mubiri wawe. Irinde ibiribwa biryohereye biba byongewemo isukari, urugero nka yogurt zitandukanye, mu kugabanya isukari winjiza mu mubiri wawe. Irinde ibiribwa biryohereye biba byongewemo isukari, urugero nk'ibiryo hafi ya byose bifunitse n'inzoga zitandukanye, mu kugabanya isukari winjiza mu mubiri wawe. Ku rundi ruhande, isukari ya fructose niyo sukari dusanga mu mbuto.
Iyi iba ari karemano mu bimera, bityo yo ntikwiye kugutera ikibazo. By'umwihariko ushobora kugabanya ingano y'isukari ufata uhitamo iyo mu mbuto kurusha ahandi hose ituruka iba yongewemo. Isukari yongera ibipimo by'umusemburo wa insuline, nawo ukajya gusembura ibice byo mu mutwe byongera umuvuduko wo gutera k'umutima. Isukari yongera ibipimo by'umusemburo wa insuline bikongera umuvuduko w'amaraso. Isukari yongera ibipimo by'umusemburo wa insuline bityo bikagabanya ubunini bw'umwijima. Kugabanya isukari mu mubiri ni intangiriro y'ubuzima bwiza, nubwo kandi utagomba nanone kongeramo umunyu mwinshi mu byo urya. Gerageza uko ushoboye ukoresha isukari n'umunyu ku rugero rukwiye kandi uharanire kugira ubuzima buzira umuze. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku kibi ku mubiri hagati y'umunyu n'isukari mu kiganiro tumaze kumenya ububi bw'isukari ku buzima muri rusange. Muri iki kiganiro kandi tumaze gusobanukirwa neza uburyo wagabanya igipimo cy'isukari yinjira mu mubiri wawe. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.